arangije anzaniraho n'undi mugore. Akakubita ntacyo mupfuye se? Yari afite umukobwa yazanye mu rugo, arambwira ngo amubereye se wabo. Azana uwo mudamu avuga ngo amubereye se wabo, kumbi ni umugore azanye. Najya guhaha nkasanga nyine bikoreye ibyabo, ariko kuko ndi umwana nkumva nta kibazo, sinanabimenye nyine. Ariko abaturanyi bakambwira ati ariko uriya ni umugore we. Ababwira oya ntabwo ari umugore wamubereye se wabo. Nyine najyaga mvuye nko guhaha nasize nashashe neza, nkasanga uri uratose nkavuga nenda n'umwana wawe. Mugabo akajya nkubita. Navuye muri urwo rugo uwo mugore yazanye afite inda y'amezi 4 nabizi, mba mu rugo basigara bibanira. Ubwo rero nanjye nigumira mu buzima bugoye, nza gushaka undi mugabo wa gatatu ubwo ngo nza gushaka undi mugabo. Wese mwahuye gute? Twahuye gutya nigendera mu nzira, aransuhuza bite ni byiza, amakuru ni meza. Turaganira nyine, tumaze kuganira arambwira ati se ngusure, ndamubwira nta kibazo. Araza aransura, maze kunsura noneho turatandukana, akajya ahora ambwira ngo nze musure. Nawe yari umusirikare so yari umusivile. Nawe yari umusivile. Akajya ahora ambwira nze musura, avuga se umuntu uhora ushaka ko nza nkamusura. Abizi iyo usuye abantu b'abasore abashaka no kugira ibyo agukoresha, ngo ngiye nzajya mpora njya gusura umuntu ushake kugira ibyo ankoresha. Ndangije umunsi umwe namusuye kubera nanjye nari nibereye mu buzima bugoye, ncumbitse n'ahantu. Ndamubwira ariko ngiye ntabwo nzajya mpora nza gucumbika gusura buri munsi ngo nahe, ntabwo uyu munsi naha narongowe. Kwambwiye ko yari umusirikare kandi nzi ko ari ahantu nigeze gucumbika. Noneho n'uwo muhungu wanjye twari turi kumwe, ngiye kubona mbona papa watambutse ku muryango. Ndamubwira biti, arambwira ni byiza, uranzi? Arambwira ngo ntabwo nkuzi. Ndamubwira ngo ino ntabwo nzi. Ndangije namubwira se uriya mwana wicaye hariya ntabwo muzi. Arangije arambwira ati shatse ndabona ntamuzi. Ndamubwira se nta mukobwa wigeze gutera inda Kabeza kuyafosi? Ndavuga ngo ndamubwira se ubu ngubu ni ukuvuga ko ubutibuka umuntu, dore uwo mwana mwicaranye n'umwana wawe. Arangije ahita ambwira ngo uyu ni uwo mwana wawe. Tumaze tubana neza pe, tubana neza nta kibazo. Ujyanayo na wa mwana wawe w'umuhungu? Na wa mwana wanjye mujyanayo, aramukunda nta kibazo. Nyuma rero byaje kurangira umugabo nawe yikorera mu bintu bya sabuna, niba yarihuriye n'umwana mutoya, cyane cyane yuko uwo yari akiri n'umwana muto, akiri umusore. Akajya ambwira ngo ndashaje, nayo hano bakamubwira ati ariko se uriya mugore warongoye ko ashaje, bite byawe? Agenda yishyiramo ibyo bintu ko nshaje. Ubwo nyine umwana mutoya aramunjyana nyine, biba ngombwa ko uwo mugabo aduta. Arambwira ati ngwino tubane. Ndavuga ntacyo, ngize amahirwe. Agiye wa mbere wari wambwiye ko yari umusirikare, n'uwa kabiri yaje ari umusirikare? Uwa kabiri yaje nawe ari umusirikare. None se ahantu mwari muturanye n'ikigo cya gisirikare? Twari dutuye i Kanombe. I Kanombe. Minadefu niyo yahaguze aho twari dutuye. Umugabo papa w'umwana nta kintu, ntabwo nongeye kumubona nyine. Wamubwiye se ko yaguteye inda? Namubwiye ko byanteye inda, byandi by'abasore b'iki gihe. Arambwira ngo ntabwo ari njye utera inda ngiye nyine. Ndamubwira se kuzi ko ari wowe wamviyoye, iki gituma utemera umwana kandi ubizi neza ko ari wowe wamviyoye kandi ukagira. Ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze ba Mpoza Stories. Ndizera ko mwese aho muri mumeze neza, muri amahoro. Ndashaka kubabwira ngo we are back. Twari tumaze igihe, ni ukuri nari mbakumbuye, ndabakumbuye cyane. Abantu mwese muri mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abari mu ntara, abari i Kigali, abari Bwotamasimbi, ni ukuri mwese mwumve ko buri wese ahari ndamuhobeye, ndamushuhuje kandi ndabifuriza ikaze. Mwongere mugaruke mujye mukurikira ibiganiro byacu, natwe turaho turashima Imana nta kibazo. So rero murabizi yuko ntabwo nyambicisha irungu, mba mfite umuntu turi buganire uyu munsi. Ndi kumwe n'umumama
ase no mu mamadani nakwereka arabitwibwirira ndagira ngo muhe ikaze atangira atwibwira amazina ye mama turwaye ikaze. banyita Mukanyandwi Josephine nkaba ntuye mu Masizi nkaba ndi umumama w'abana 7. umukuru angana gute se ubwo? umukuru afite imyaka 24. Nine? Ese ko wabyaye abana benshi muri Kigali kuko utayakoresheje onapo? onapo ntabwo nayikoresheje kubera ko nabyaye nyiri umwana ntabwo nari nsobanukiwe ibya onapo. Umwana gute? Umwana gute? Wari uri muto gute? Nari nyiri mutoya kuko umwana namubyaye mfite imyaka 14. Nari nyiri mutoya ntari umuntu usobanukiwe ibintu bya onapo. Nese umugabo arakomeza kubyaza n'abandi bana 7 bose kugera icyo gihe? Abana 7 nagiye mbabyara bitandukanye. Bitandukanye gute? Ntabwo abana bose ari ab'umugabo umwe. Umwana umwe namubyaye nkiri mutoya mpohotewe. Ngareka twinjize rero mu nkuru tuganirize dutangirire byagenze bite? Nari umwana mutoya nyine hari kuwa kabiri saa 2 wacu bari barimo kumva teatere. Umuntu arambwira ati ngwino ngutume umusore ndagenda nyine komeza ndagenda nyine ndagenda ndamwubaha nyine ndagenda anume ariko sinari nzi icyo yari agamije. Ngeze aho yari kuntuma arambwira ninjire mu nzu mbanza kwanga. ngeze aho ndavuga se ndangira iki, ndagenda mpagarara muri salo. Kumbi inyuma y'urugo hariyo undi muntu wari uhari. Ngiye kumva numva kuri uyu muryango arankingiranye. Amaze kunyingirana ndavuga se umuntu ukinze ninde? Ubwo uwo musore ahita aza arankurura amfata ku ngufu nyine. Nari ngiye muri regire rimwe. Ubwo mu kumfata ku ngufu yahise antera inda ndataha ariko ntabwo nari nzi ko ntwaye inda. Ngeze mu rugo. Waratashye iryo joro se? Mugabo uwo musore yarakinze, uwakingiye hanze yarakinze arigendera. Bari babiri? Umwe narinjiye mu nzu maze kwinjira inyuma hari undi ubanza ari ibintu yari yateguye. Undi w'inyuma ahita aza akingira inyuma nguma mu nzu. Ubwo mu kuguma mu nzu umugabo nyine aramfata. Amaze kumfata mu kurangiza ibyo akora nkoze ku muryango numva umuryango urakinze ngo nsohoke. Biba ngombwa yuko wa muntu atinda kuza gukingura. Ndara aho ngaho buracya. Umaze gucya nka saa 11 mbona barakinguye. Sinzi uburyo bari bakinze mbona umuryango urakinguye. Nsohoka ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo mama arankubita arambwira ngo waraye he? Ndamuhishahisha ariko nkahisha umuntu mukuru. Arankubita nyine birarangira. Hashize iminsi nk'icyumweru kuko mama ni umuntu wari uri mukuru wari umenyera ibintu byo kubyara no kubyaza abadamu. Yandeba akabona narahindutse akambwira ati ariko ubwo ntutwite. Nkamwihorera nyine ariko nanjye nkabona bateka imboga nkumva sinzishaka. Nyine mama aza kumenya ko ntwite anyakira nk'umwana nyine we uruhiye mu rugo. Mama nawe ntabwo yari umuntu ujijutse cyane ku buryo yari kujya gutanga ibyo birego ngo arege umuntu wamuhoteye. Nyine ubwo mama yaranyakiriye nyine yakira ibibereye mu rugo rwiwe aranyakira ndatwita ndabyara mbyara neza mbyariye mu rugo. Mama arambyaza niwe wambyaje yarabyazaga mu rugo. Nabyaye umwana w'ibiro 5 umuhungu mwiza ushimishije mu rugo. Kubyarira ndetse mu rugo. Mama aramfasha na mukuru wanjye bambyaza uwo mwana. Nyine baranyakira mama arishima akabonye umwuzukuru. None se betse gato nkubaza hari nko muri kangahe? Hari muhe mwaka? Nanjye ntabwo imyaka nyine. Ntabwo wabyibuka?
none se kuki mutagiye kwa muganga? Niyo mpamvu ndashaka kubikubaza. mama icyo gihe ababyeyi benshi bakundaga kubyara mu rugo kuko mama najyaga kumva turi nko mu rugo nkumva abantu baje gukomanga mu rugo bakabwira mama ati hari umubyeyi uri hariya, mama akagenda akababyaza. Ibintu byo kubyaza mama yarabimenyereye. Ibintu byo kwa muganga abantu benshi ntabwo bakundaga kubyitabira cyane icyo gihe. Ubwo nyine mama arambyaza, amfata neza, arampemba, yakira ko abonye umwuzukuru. Haciyeho nk'imyaka 4 mama arapfa. Icyo gihe papa yabaga ahise Papa wanjye, papa yapfuye ngifite imyaka 6. Nari nkiri mutoya. Ntabwo papa nawe wari uhari. Ubwo mama nyine aranyakira, amfata neza nk'umwana we. Hashize imyaka 4 mama ahita apfa. Asiga wa mwana afite imyaka 4. Ubwo umwana mbana nawe njyenyine, ise nta kintu yigeze amarira. Ntabwo nongeye kumubona, mbese nibereye mu buzima bwanjye n'umwana wanjye. Wa mugabo se? Umugabo papa w'umwana nta kintu, ntabwo nongeye kumubona. Nyine wamubwiye ko yaguteye inda? namubwiye ko byanteye inda, byandi by'abasore b'iki gihe arambwira ngo ntabwo ari njye utera inda njye nyine. Ndamubwira se kuzi ko ari wowe wamviyoye, iki gituma utemera umwana kandi ubizi neza ko ari wowe wamviyoye kandi ukagira. Ariko yabyijijishaga abizi ko ari wowe wanteye inda, kuko naranabyaye. Uwo munsi nabyaye yohereza abagenzi be ngo baze barebe umwana. Baraza bareba, hashize iminsi baramubwira ati umwana ni umusore mwiza, nawe uzagenda urebe. Araza arareba, ariko yaje areba bya nyirarishwa by'abasore b'iki gihe. Nta kintu yigeze amarira, yahise agenda. Kuva kuri icyo gihe yahise agenda araheba, ndamubura. Ubwo rero nabaye muri ubwo buzima bwanjye n'umwana iwacu. Ubwo bigera igihe nyine aho twabaga biba ngombwa yuko tuhava. Uko ubuzima burangora, nza gukundana n'undi muntu, umugabo, umusore nawe. Arambwira ati ngwino tubane. Ndavuga ntacyo, ngize amahirwe. Aje wa mbere wari wambwiye ko yari umusirikare, no wa kabiri yaje ari umusirikare? Uwa kabiri yaje nawe ari umusirikare. None se hano mwari muturanye n'ikigo cya gisirikare? Twari dutuye i Kanombe. I Kanombe. Minadefu niyo yahaguze aho twari dutuye. Niyo mpamvu ahuraga n'abasirikare. None nshaka guhura n'uwo mugabo, arankunda, nkundana n'umwana, ariko ntabwo nari nzi wenda ibizaba nyuma. Turakururana nyine, biba ngombwa yuko nawe antera inda. Turabyarana, ariko muri uko kubyarana nawe ubwo yahise ambwira ngo ninze tubane. Muri uko kubana kwanjye nawe hashize igihe nkabona araza aritwara nabi, akajya nkubita. Arangije anzaniraho n'undi mugore. Akakubita ntacyo mupfuye se? Yari afite umukobwa yazanye mu rugo. Arambwira ngo amubereye se wabo, warashaka ko azajya yiga baha mu rugo. Ndangije ndavuga nta kibazo, ariko noneho mu kumuzana akambwira ngo azajya arara mu cyumba cyacu. Ambwira se mu cyumba cyacu, ariko kuko njye nari umwana numvaga nta kibazo. Ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite nka 17 gutyo n'8. Urumva haciyeho imyaka nk'ibiri 3 uhita ubyara uwundi mwana? Nari mfite nka 18, 19 gutyo. Ubwo turabana, umugabo akajya noneho azana uwo mudamu avuga ngo amubereye se wabo, kumbi ni umugore azanye. Umugabo atangira kujya yitwara nabi, najya guhaha nkasanga nyine bikoreye ibyabo, ariko kuko ndi umwana nkumva nta kibazo, sinanabimenye nyine. Ariko abaturanyi bakambwira ati ariko uriya ni umugore we. Ababwira we ya ntabwo ari umugore wamubereye se ibyabo wabo. gute? Nyine najyaga mvuye nko guhaha, nasize nashashe neza, nkasanga uri uratose, nkavuga wenda n'umwana waryamye. Kumbi bigiriye mu byabo nyine. Ubwo nyine umugabo atangira kujya ashaka kunkubita kugira ngo mve mu rugo ngende masige uwo mugore. Ubwo uyu mugabo yakomeje kujya aza akiyenza, akankubita nabi, akambabaza.
numva ndambiwe inkoni ndavuga kugira ngo nkomeze nkubitwa ndacyari muto reka ngende mve mu rugo ngende. wa mwana wa mbere warabyaye ubwo mwana nyine nawe yari ari mu nshuti uwo nguwo ntabwo yabaga muri urwo rugo. wa undi wawe wa mbere yari ari ku bavandimwe. ni nkaho nari naragiye kumujya ngo ndebe kwenda hari uko ubuzima bwamera nibumera neza wenda nzagende muzane cyangwa nimara no kumvisha n'uwo mugabo ko uwo mwana ahari wenda nzagenda muzane yabinyemereye. ku mugabo nyine mugabo akajya nkubita. navuye muri urwo rugo uwo mugore yazanye afite inda y'amezi 4 nabizi. mba mu rugo basigara bibanira. nkomeza ubuzima nyine ndagenda mba mu buzima bugoye nshaka inzu njyamo biba ngombwa ko njya gutanga. n'uwo nguwo nta nubwo yazaga no kureba umwana. uwo wa mbere we ntabwo yajyaga aza kureba. uwa kabiri we twaratandukanye kubera ko twamaze gutandukana afite uwo mwana. arambwira ati njye nta mpamvu kugira ngo ujyane umwana wanjye musige. uwo mugabo yashatse abagore 6. muri abo bagore bose yashatse ni njye mugore we wa mbere. umwana twari dufitanye yari imfura ye. arambwira ngo umwana musige. ndamusiga kuko yari umugabo wifashije. nanjye nari ndi mu buzima bugoye. ndeba uwo mwana wundi w'umuhungu nabyaye nkiri muto. ndeba n'uwo nguwo ndavuga nimba ashyira hamwe ntabwo nzabashobora. biba ngombwa yuko uwo nguwo wundi musigira papa we kuko yari afite ubushobozi. cyane ko yanamushakaga. kandi yaranamushakaga. ubwo nyine mpita ngendanya mu buzima bwanjye bugoye. ubwo bibaye ubuzima bugoye mbubamo n'uwo umwana kumutangiza ishuri biba intambara. ndagenda mu bayobozi b'umudugudu ndababwira ntabwo nshoboye kwishyurira umwana kandi umwana akeneye kwiga. banyandikira icyangombwa cy'uko ndi umukene nashoboye kumwishyurira. umwana aragenda ariga. kubera ko yari yaratangiye imburagihe ari mukuru ageze muri 9 mu wa 2. arivamo nyine aragenda ajya gukora akazi k'ubukarani ahantu bapakururaga ahantu mu kampani. ubwo rero nanjye nigumira mu buzima bugoye. nza gushaka undi mugabo wa gatatu ubwo ngo nza gushaka undi mugabo. wese mwahuye gute? twahuye gutya nigendera mu nzira. aransuhuza bite ni byiza amakuru ni meza. turaganira nyine tumaze kuganira arambwira ati se ngusure ndamubwira nta kibazo. araza aransura. maze kunsura noneho turatandukana akajya ahora ambwira ngo nze musure. nawe yari umusirikare we yari umusivili. akajya ahora ambwira nze musura avuga si umuntu uhora ushaka kunza nkamusura. abizi iyo usuye abantu b'abasore abashaka no kugira ibyo agukoresha. ngiye nzajya mpora njya gusura umuntu ushake kugira ibyo ankoresha. ndangije umunsi umwe namusuye kubera nanjye nari nibereye mu buzima bugoye ncumbitse n'ahantu. ndamubwira ariko njye ntabwo nzajya mpora nza gucumbika gusura buri munsi ngo nahe. ntabwo uyu munsi naha narongowe. arangije umwana w'umusore arambwira ati niba warongowe higumire. ndahaguma nyine yarangije arambwira ati ngaho rero niba warongowe genda uzane ibintu byawe. ndagenda ngira ngo ni no kumbeshya. arambwira ati genda utunganye ibintu byawe numara kubitunganya umbwire. ndagenda nari ncumbitse ahantu mbaye no mu buzima bugoye. ndagenda nyine ntunganya ibintu ngiye kumva numva aramamagaye. arambwira ati warangije ndambwira nashoje. arangije arambwira ati imodoka tumanuke ndamuyobora. araje apakira utuntu twanjye ndushyira mu ndagenda turibanira. tumaze tubana neza pe. tubana neza nta kibazo. ujyanayo na wa mwana wawe w'umuhungu? na wa mwana wanjye mujyanayo. aramukunda nta kibazo. nyuma rero byaje kurangira umugabo nawe yikorera mu bintu bya sabuna niba yarihuriye n'umwana mutoya. cyane cyane yuko uwo yari akiri n'umwana muto yari akiri umusore. akajya ambwira ngo ndashaje. hano bakamubwira ati ariko se uriya mugore warongoye ko ashaje bite byawe. agenda yishyiramo ibyo bintu ko nshaje.
ubwo nyine umwana mutoya aramunjyana nyine biba ngombwa ko uwo mugabo aduta anta nawe mubyariye abana babiri. ubwo se uwo mwabanye igihe kingana gute? Twabanye imyaka 10. We twabanye igihe kinini. ubwo nyine agenda uko nari ndahantu yaragiye se ntiyagaruka byagenze bite? Njyewe twamaze iminsi nyine mbona tutabanye neza ariko urumva nuko hari hicometsemo uwo mukobwa nyine ndavuga nta kundi yaza ntituvugane neza akavuga nabi nyine muri cya gihe nanjye nagiye mu kazi kanjye arancunga niba ari ibintu yari yateguye ibintu byose arazana imodoka arabipakira arabitwara nta kintu na kimwe nigeze nsigarana mu nzu yabitwaye byose. ubwo nanjye mvuye aho narindi mu byo nkora nje nsanga inzu irera muhamagaye yanga kunyitaba ubwo nabwo ndavuga nta kundi ubwo byabaye ngombwa yuko nanjye nongera nsubira mu bundi buzima nanone bugoye kuko nsenya urundi rugo byaye ni navugaga ngo nari maze gutuza birongera bisubira hasi. abana bari bafite nk'igihe kingana gute? Abana baracyari batoya. abana icyo gihe mutandukana n'uwo ngo wa gatatu? Abana n'ubundi baracyari bato bananjye nagiye mbabyara ari inkurikirane. yagusize wa gatatu abana be bangana gute? So wambwiye ko mwabyaranye babiri? Twabyaranye babiri. Banganaga nka gute? Abana bari bakiri batoya bamwe bari bafite nk'imyaka 8 abandi bafite nk'10 bari batangiye nyine kubamo abasore mo papa wabo nyine we twaratandukanye nawe ahita batwara abana biwe. uwo musore wa kabiri wa gatatu cyangwa uwo wa kabiri? Wa kabiri niwe wajyanye wa mukobwa? Uwa kabiri abana n'umukobwa. Yajyanye wa mukobwa wiwe. None uwa gatatu niwe mwabyaranye abana babiri? Yego. Nawe yarabatwaye? Nawe yarabatwaye papa wabo. Yaje kubatwara gute se kandi yaraje agatwara ibintu wowe ukagira? Uwatwaye ibintu ni uwa gatatu ntabwo ari uwa kabiri. Nanjye niwe ndi kuvuga uwa gatatu. Uwa gatatu rero yaraje atora abana arangije abatwara kwa umugore we mama we twamwita nk'iki? ubwo ni nyirakuru w'uwo mwana? Buya yafashe abana banjye abajyana kwa nyina w'uwo mugore yashatse. urumva abana n'ubundi ntacyo bapfana n'uwo mugore nta kintu ni nkaho ari nk'abamukase se? ni nkaho twabibara nkaho nabo ari ba mukase. ubu nta nyirakuru nta kintu bapfana ntabwo ari kurera abuzukuru b'umwana we ari kurera abana we sinzi ukuntu nabivuga. Nose uwabatwaye n'uwa kangahe? N'uwa kabiri n'uwa gatatu? Yafashe ba bana babiri mwabyaranye arabatwara. Amaze kubatwara numvisha ubuzima babamo ndambwira ntabwo bishoboka. Abana ntubafashe ngo batware iwa kwa mama wawe, ntunanafashe ngo barere abana. urimo bari abantu bari kurera bari abana bapfana iki nabo? ngewe muzanira abana ndamusaza abana ndasaza ndamubwira. Yaje kugaruka atese ko yari yarakwibye akagenda? Nyine namenya haba ariko ntabwo bivuze ngo twarasubiranye bimubwiraga n'ubundi tutabana. namwanzanira abana kuba naraguhaye abana nabaguhaye wenda ubajyane mu rugo iwanyu ntabwo nabaguhaye ngo ujye kubashyira. Nuse yaraje arabagusaba? Yaraje arabansaba arambwira ngo nimuhe abana. Bundi yabatwaye mu rwego rwo kuvuga ngo bagiye kumusura. Arangije we ahita amera nk'ubibye kugira ngo ntazagira icyo musaba kuko nige namusabaga akabagaye umugore nsabasaba nyine akumva biramubangamiye nk'umuntu nyine wadutaye yumva ko nta kintu yaduha. Nose yakubwiye ko impamvu yibye ibintu akagenda ari iye? Ntabwo mwabiganiriye? Ntabwo twigeze tubiganira. Njye navuye ku izima ntabwo nongeye no kumubona. Nashatse no kujya no kumurega kuri RIB ntabwo ndavuga ndajya kumurega. Ntabwo ngiye nkunda ibintu by'imanza ndavuga reka mureke ibintu n'ibishakwa twagiye tubura ibintu byinshi. Ntabwo ibingibi ari byo byasaza ngo njye kuburana ibintu bitanda iki ntabitware. Ubwo umaze kugira abana 4? Mfite abana 4. Icyo gihe nyine wari umaze kugira 4 kuri uwo wa gatatu? Yego. Abandi rero 4 babiri. Wa undi wa mbere arihe mugikomeza mujyana we? Wo ngo twakomeje turuhana ariko urumva we yabaze kuba umusore yarandetse
yibereye mu buzima bwiwe nawe bukakaye, yibereye mu basore bagenzi biwe, aravuga ati mama n'ubundi nindushye yibereye aho ngaho sinajya ngo ngende ngenirwa ndyamanye na mama mu rugo, we yarabaye nk'umusore nyine araduta arigendera, ubwo yigira mu buzima bwe. Ubwo rero numva ko n'umukobwa twabyaranye na wa wundi wa mbere nawe ari hehe, namusize kwa papa wiwe. Abo rero nabo babiri bari kwa se, nabo bari kwa papa wabo. Ubwo rero abandi nabo ndi kumwe nabo. Ubwo urumva wese ukomeye, noneho ugiye bamaze kuba bane, wese ukomeza ubuzima bwawe wenyine? Nakomeza ubuzima bwanjye ndibana, maze kwibana nkajya nigira, nkora ibiraka, ncuruza agataro, ncuruza ibiki byose, ndafura, njyewe ufite imyenda yanduye ndamumesera, waba wubatse inzu wenda kuyikorera amasuku nkakora amasuku, nta kazi ntakora. Ubwo nyine abo wa gatatu twarabanye nyine, tumaze kubana aribwo twatandukanaga. Ubwo abana batanu ubwo babaye bane, ariko uhita ukura n'uwa gatanu. umwe twabyaranye babiri, undi babiri. N'uwa kabiri mwabyaranye babiri? Yego. Numvaga ari umwe. Ubwo babaye batanu? Yego. Oya, babaye batandatu. Uwa mbere mwabyaranye umwe, ari wo wa mugabo wamfashe ku ngufu. Uwa kabiri mubyarana babiri, umwe w'umukobwa. Uwa gatatu mubyarana babiri. Nese urumva batabaye bane, batatu. Ni bane. Ku bagabo batatu. Yego. Oya, ku bagabo batatu nyine, umugabo wa kane ni uwo nshaka kuba. Ubagiye ku wa kane? Yego. Uwa kane rero niwe nabyaranye n'abo ngabo bajyanye mu cyaro. Uwa kane ubwo na papa wa Toto tugomba kumubara, nubwo tutabanye. Impamvu mbibara nabi, impamvu ndi kwibara nabi nuko wenda wowe wamfashe ku ngufu tutabanye, ntabwo twabanye. Ariko nawe ni papa w'uwo mwana? Ni papa w'uwo mwana, kuko hari uwo wa mbere wabyaye bagufashe ku ngufu, sibyo? Hakaba uwa kabiri w'umusirikare mwabanye, mubyarana umwana w'umukobwa. Yego. Noneho aramutwara. Haraza uwa gatatu, mubyarana abana babiri. Noneho niwe wagiye akajyana n'ibintu. Uwo nguwo twaratandukanye, ntabwo ari we wakwibye se? Ntabwo ari we watwaye ibintu. Ubwo rero warabivuze nabi. Nari nabivuze nabi. Uwo nguwo wa gatatu nawe se yari umusirikare cyangwa ari umusivili? Yari umushoferi, atwara za bino by'imodoka binini. Ubwo we rero twaratandukanye, nawe twahuye nkimaze gutandukana n'uwo w'umusirikare Antoine wankubitaga. Ubwo rero nkubitana n'uwo, ndavuga reka ngende nibanire n'uyu nguyu. Ese we yagukubitiraga iki? Uwo mugabo nta kintu akubitira umugore, kuko nabo batandukanye nawe simpamya ko ari cyo yabakubitiraga. Ni umugabo wagira ngo agira abazimu, kuko yazaga hari n'igihe yankubitaga nampaye neza, yanguriye n'umwenda mwiza, nta kibazo. Yavuye no mu rugo yanambwira ati gere turebe, nkaho wigera umwenda nkigaraga nkamwereka ko ari byiza, akava mu rugo yishimye, umugore wanjye yambaye neza. Yagaruka yamaze gusoma ku kayoga akaza akankubita, kandi yankoreye n'ibyo bintu, yanguriye imyenda yanamaye. Muri make yagukubitaga yanyweye inzoga yasinze, ariko mu buzima busanzwe ntagucyurire se nakubwira amagambo mabi wenda. Ahubwo yanabyuka yasanga yanankubise, yanambabaje cyane akanansaba n'imbabazi, kambwira mbabarira nanjye sinzi uko biba byagenze, ariko nyine akajya abikora hafi ya buri munsi, nkabona ntabwo nashobora izo. Ariko basi umwana ntamukubite? Umwana hari igihe nawe yamukubitaga, iyo yabaga yatewe n'abo bazimu n'umwana aramukubitaga. Twese akadukubita, kandi umwana w'uruhinja. Ubwo birangira nawe mbonye inkoni ntazishobora, turatandukana. Ubu nibwo wahuye na wa mushoferi? Ubundi umushoferi niwe wa gatatu? Umushoferi turabana. Umushoferi tubana ari umugabo utari mwiza, kuko sinabara ko ari mwiza, kuko niwe muntu ubaho twashwanaga agasohora umwana, wa muhungu wa undi wa mbere. Twaba tuvuganye nabi uwo munsi ntabwo twaryaga, kubera ko uwo mwana hari igihe yangaga no kuduhahira, bitewe n'uko avuga ngo uwo mwana wawe cya cyana cyawe kijyane kwa se, tuzabana neza ari ukujyanye uwo mwana.
twashwana yankubita nasohoka mu nzu abana baryamye kandi naramubyariye abo babiri urumva rero n'uwo wa gatatu twashwana akambwira afata abana umwana nashwana nawe nasohoka mu nzu n'uwo mwana akamufata agahita amusohora ukurikire mama wawe kandi wowe wabaga wagiye uzi ko ngenda baganze ko umwana amusize mu nzu noneho ngiye nagenda nanjye ngiye gushaka aho ncumbika uwo mugabo nagahita afata umwana akamusohora sohoka ukurikire mama wawe umwana nawe yagera hanze yabona atambonye agahita ajya mu bikoni by'abaturanyi akiryamira mu gitondo aho nahukiye nanjye mvugane wenda umugabo yacurutse ndebe ko nasubira mu nzu umwana wanjye nabaza umwana ngasanga yaraye mu bikoni umwana tugenda tubana mu buzima bugoye uwo mugabo mbona nawe si umugabo wo kubana nawe anesha umutwe asohora umwana ntakunze umwana wenda ngo uvuge wenda ngo aranamukunze ndavuga nabyo ibisinzi abivamo mfata umwanzuro nyine nawe ndamureka ubwo wundi wa gatatu w'umushoferi mwabyaranye babiri yego umushoferi twabyaranye babiri ubwo si uwa gatatu yego uwa kane rero niwe ngezeho wa nyuma ari we w'abana mfite ndi kumwe nabo ari we wafataga abana akabajyana niba ari kwa sinzi uko nabibara nibyo wowe watubwiraga yego abana arabafata akajya bajyana uwo nawe ntabwo ari umusirikare oya nawe ni umusivili akajya afata abana nyine akabajyana wongeza ndavuga abana banjye ntabwo bagomba kujya baba ahantu batagira ibyo bafana ndamwanzanira abana ndamusaza ndamubwira kandi ninjya mu buyobozi yakurega uzavuga ikintu gituma ufata abana ukirirwa ubajyana mu miryango itagira n'ikipfana nabo ese ubu babishe bashatse banabica kugira ngo n'abana n'umukobwa wabo yubake aba bana barabangamiye umwana wabo kubera yuko bahari ubu babishe babigenza kandi ngewe babishe nta kintu waza umbwira nagwaye abana banyibazane mu buzima bubi nzabamo nzabubanemo n'abana banjye icyo gihe niba yari yashwanye n'umugore wiwe mbona araje ni mu rukerera arambwiye ngo mukingura aho nari nibereye nikodeshereza arantwariye abo bana arambwira ni mukingura ndakingura nari namubwira urinjira mu nzu yanjye ari uko nzaniye abana banjye arangije arambwira ngo mbabarira basi njyameho gato abana bawe ndabakuzanira ndamubwira ntabwo mbyemera yaje arambwira ati mbabarira naramuretse araryama amaze kuryama 10:00 arabyuka amaze kubyuka ahita agenda kumva abana yarabazanye nubwo yari yaraye hanze bigaragare ko abo bana nubwo yari yabazanye bari bashwanye n'umugore ari bo bari gupfa nagize imana njye kubona mbona nzaniye abana banjye muri urwo rukerera yaragiye ngiye kubona mbona abana abashyize kuri moto arambwira ati mpaye umumotari abana arabazanye nese ubundi we mwari mwarapfuye iki nyine nibyo yararutse nyine umukobwa aramujyana nta kintu napfuye nawe niwe wa wundi watwaye n'ibintu nyine nari ndi mu bintu byo niba gukora ngiye nsanga ibintu yapakiye yagiye urumva yagiye yenda no kuri iyo myumvire bamubwiraga ngo ndi umukecuru ndashaje agenda yumva ibintu byinshi nyine bituma agenda nta bintu birenze we twapfuye pe kuko niyo tunahuye abambwira ngo ibibazo ngo niyo mubwira ariko ubundi ubu wambwira ikintu cyakujyanye mbwira igiki nyine agahita ashaka ko kiriho amakosa ngo niwe wabiteye mbwira ikintu naba naragukoreye cyatuma ugenda imyaka twari tubanye byinshi turatandukana nyine bari kumwe n'umugore we nanjye ndi kumwe n'abana banjye mu buzima nyine ndi njyenyine nta kintu nose babandi bose bari baragiye baje kugaruka byagenze gute abana ba papa hari abo babiri bari bakugaruriye abana banjye umukuru wanjye yagiye mu buzima bwe aribana umukobwa byarangiye nyine agumanye na papa wiwe we babana abo bandi bana babiri b'abahungu nabo babana na papa wabo ku Gisozi
nanjye abandi 3 ndi kumwe nabo. ubu ngubu ubana n'abandi 3? Mbana n'abana 3. ubu muri abo bose nta n'umwe wigeze agerageza kugufasha? nta n'umwe wigeze amfasha. Abana ndabirerana. Abana banjye ntibagize n'ubushobozi bwo kwiga kubera ko nta papa wabo wigeze yumva yakita ku mwana ngo amushyire mu ishuri. Umwana wagerageje kwiga n'uwo muhungu nawe yaviramo muri 9. uwo mukobwa nawe yagiye abana na se nawe kubera gushakashaka abagore benshi. nawe urumva umwana nawe yagiye aba mu buzima bugoye ntiyabasha kwiga. ubu yaranabyaye afite n'umwana. uwo mwana ukurikirana n'uwo muhungu. mfite umwuzukuru bitewe n'ubuzima nyine umwana agiye acamo nawe yagiye aba mu buzima. uwo mwana se byagenze bitewe kugira ngo agere aho kubyara? Papa we yagiye nawe amutesha umutwe no kumushakira haba abagore. Umwana nawe agera igihe aratorongera. areba kubana na ba mukase bamujujubya na papa wawe. urumva ntabwo umugabo ufite undi mugore ntabwo azajya kurita kuri uwo mwana. yibereye mu munyenga w'uwo mugore yashatse wundi. umwana nawe aratabagurika nawe aragenda ajya gutorongera. umwana turaburana. umwana ngiye namye nzi ko aba kwase kumva umwana yaratorongeye kera. ngiye kumva numva ngo aratwite. ubu yarabyaye afite umwana. mbona we nyine yageze igihe kuba ubuzima bwaramuriye yari baragiye akinginga papa we. papa aramwumva amusubiza mu rugo. ubu ari kumwe we kubana na papa we. yakomeje n'ubundi nyuma y'uko avuye muri iyo gito yakomeje kubana na papa we. na papa we ubwo yarongeye asubira kwa papa we. ngiye nyine ngiye nyine n'abana banjye. byibuze se umwana w'umukobwa we ajya gusura byibuze ngo akuganirize nka mama? umukobwa we aransura ariko muri iyi minsi ntari kunsura cyane nyine sinzi ibyawugiyemo. ariko nta kibazo kindi nta kibazo dufitanye. iyo numvise ari kumwe na papa wiwe banumva ko nyine nta kibazo. wenda papa wenda ari kumwitaho umwana atabayeho ubuzima bwe kuko papa wenda afite uko abayeho arakora. muri make b'abana bose baba abagabo babiri b'abasirikare mwabyaranye bo abana bo barabatwaye? barabajyanye. n'ubu ngubu niho baba kwa papa wabo? baba kwa papa. uwo wa mbere aribana kuko se ntiyigeze anamwikoza. kandi nawe papa we yari umusirikare? ntabwo yigeze amwiteza. nta nubwo umwana akundana. aracyariho se? papa wiwe ariho ariko ntabwo yigeze amurera. n'umwana mu gukura kwe ntabwo ese aho umwana amenye ubwenge kuki mutatekereje inzira yo kumurega? papa we hari ahantu twigeze gucumbika. twambwiye ko yari umusirikare kandi nzi ko hari ahantu nigeze gucumbika. noneho n'uwo muhungu wanjye twari turi kumwe. ngiye kubona mbona papa watambutse ku muryango. ndamubwira biti. arambwira ni byiza. uranzi? arambwira ngo ntabwo nkuzi. ndamubwira ngo ntabwo nzi. ndangije namubwira se uriya mwana wicaye hariya ntabwo muzi. arangije arambwira ati shatse ndabona ntamuzi. ndamubwira se nta mukobwa wigeze gutera inda Kabeza kuyafosi? ndavuga ngo ndamubwira se ubu ngubu ni ukuvuga ko uba utibuka umuntu. dore uwo mwana mwicaranye n'umwana wawe. arangije ahita amubwira ngo uyu ni uwo mwana wawe? ndamubwira ni njye Fina nawe n'umwana ni dore ngo twabyaranye. umugabo ahita avuga ngo ayishimira umwana nyine amwishimira ariko bya nyirarureshwa. ahita avuga ati reka ndare. bwari nari mubonye mu masaha nimugoroba arara aho ngaho. arangije mu gitondo arangije ashaka kurara. ndamwangiye ntabwo ndarana umwana ariko niwe nabibwe na mwana niba ko ashatse kurara njye ntabwo ndarana nawe. umwana ariko arambwira ati mati mureka arare. yambwiye yuko ajya kunyereka haba. cyambwiye ko ari ujya kunyereka ahantu aba. ndangije namubwira ntajya ariko njye sindarana nawe. ejo arambwira ati nta kibazo ngiye mureke turarane. umwana yararanye na papa we. ariko papa we yabaye nabi nyine urumva igisirikare cyaranze yaratashye yasaga nabi. yabaye demobe. yasaga nabi wanasa nabi inzara ameze nabi. ndavuga mu gitondo arabyuka ajyana n'umwana aroga. baravuga ngo agiye kumwereka iwabo.
baragenda umwana barahamwereka araharara rimwe, ubwa kabiri yatashye yasinze. Aramubwira ngo ariko ubundi wacyana we, ngo ubundi ni iki cyambwira kuri wanjye. Arongera aramusesereza bwa kabiri, kandi umwana yari arimo kugimbuka, arimo arakura. Urumva none umwana yarababaye akiri muto, none utangiye kumubwira none waze n'ubwenge. Ngo pa wagenda, ngo ugende ngo usange nyoko. Umwana ahita aza yazinutswe ambwira ati n'ibyo yama sinabyemera. Avuye kwa se amuzinutswe ambwira ati ubu ngiye kwibana nigenge, menye ngo ni njye wanjye n'ubuzima bwanjye nta datangira. Ubu yaramuzinutswe, n'ibyo yakora byose ntabwo abatekereza ko afite papa we, ariko arahari. Nese nk'uwo mwana ko wenda mwagiye muba muri kumwe, nta gikomere byamuteye mu cyane cyane mu marangamutima? Igikomere aragifite kubera ko yagiye ahura mu buzima bugoye. Urumva ubuzima yagiye abamo ntabwo bwamuburira ibikomere. Ntabwo yagiye aba mu buzima bwiza, aho yararaga hanze niko yakuraga n'imbeho. Akajya niba yakundaga kwiga, niba araye hanze nanjye nagiye urumva arabyuka ajye ku ishuri, yaraye hanze ntiyariye, inzara ni yose, ariko akemera akajya kwiga. Yakundaga ishuri cyane umwana wanjye. Ibikomere nyine ni ibyo umuntu, ntabwo umwana ibikomere yabibura. Na n'ubu aracyabifite, ubona atishimye, ubona atishimye, abaye mu buzima bwe. Ubu se angana ate? Bafite imyaka 24 y'ubukuru. 24 amaze gukura. Barihigira nyine nta kibazo. Nose ujya umenya amakuru ko abo bandi bamwe baba kwa papa wabo biga abana? Nibo ndi kuvuga. Abana abakwase kuba umushoferi. Abana nabo bageze muri urwo rugo kuko uwo mugabo nawe se ashaka undi mugore. Urumva abana nabo bagiye muri urwo rugo narwo ruba ibibazo kuko rurimo umugore utari mama wabo. Ntabwo babashije kwiga, bagiye biga ariko bakajya bagenda amashuri bayacikishiriza. Nta mwana urimo kwiga abo ngubu. Usibye ko papa wabo ushize umwana umwe yaje kunsura w'umuhungu, arambwira ngo papa arashaka kubashyira mu myuga. Byaruta niba aho kugira ngo n'ubundi bagume bari aho nta n'umwe wiga muri bo. Papa wabo nyine yari yavuze ko azabashyira mu myuga bakiga mu gihe bakiri mu rugo. Ubwo niba barabashyize mu mashuri bakiga ntabwo mbizi. Ntabwo nkunda kwinjira abagabo twatandukanye kugira ngo abana si ikibazo, ariko ugomba kumenya amakuru y'abana. Abana ndayamenya, ariko barakureka abana bakagusura? Abana baransura iyo baje turi kumwe, bakongera bakigendera nyine bagasubira aho ngaho kuko baba babona nibera no muri ghetto. Ntabwo bahaguma, babona mama yibereye mu kazu gatoya. Ariko bakubwira ko nta buzima bubi basi babamo? Baravuga ibiryo biraboneka, papa arabahahira. Nta hohoterwa bakorerwa wenda n'uwo mugore wundi? Bamaze gukura nyine, iyo mbabaje se umudamu abafata ate, barambwira ati nta kibazo, yego akamuka data ntabwo kaburamo, ariko nta kibazo. Nanjye nkababwira rero mugiye mugerageza mu mubanire neza, niba ari n'ibyo abasabye gukora mubikore, murebe nyine ko mwazakura namwe mukageraho muva naho mwigeza. Dore njye nta bushobozi mfite bwo kubitaho, bwo kubarera. Bariga bo bari mu rugo nyine, ubwo barabashyize mu ishuri simbizi. Abatoya bo ndi kumwe nabo, ubuzima bwarangoye. Nta gikomere byaguteye se wowe? Nta gikomere byaguteye ibyo bintu byose waciyemo? Igikomere sinakibura iyo ntekereje nk'agahinda wabayemo muri ibyo bihe byose ari uri gucamo. Iyo nyine ndebye ubuzima nabayemo, no kubyara abana simbone n'umugabo ubyitaho ngo amfashe, nyine urumva ibikomere ntabwo byabura. Ibikomere umuntu aba abifite, n'ubu ndacyabifite. Iyo mbona mba ndi njyenyine ndera abana, nk'ubu abana ntabwo bari kwiga abo batoya, birasaba ko mu kwa 9 aribwo nzabashyira mu ishuri. Abo bato bose nta n'umwe wiga?
abatoya ntabwo biga. Papa wabo uwo twatandukanye yibereye mu by'urugo rwiwe, n'icyo amaye akimara uko dushwanye, n'ibyo akoze abikora ari nk'uko dutonganye nyine, nkavugana ariko ubukwe ubu nta kintu wamarira abana, akabimara nko kunyikiza. N'abana nyine umuto afite ingahe? Mutoya afite imyaka 4. Uwumubanziriza? Umubanziriza afite 6. Umukurikiye afite 9. None se ko njya numva, kuko hari ikiganiro nigeze gukora mu mugabo bamwe akora mu karere ka Nyarugenge, noneho aramvugisha icyo gihe yambwiraga ko ngo mu karere cyangwa se mu kagari ngo bagira ikintu cyo gufasha abana batishoboye, abana bose bakiga. Ambwira icyo genda byuka yansabye kugira ngo ahure n'uwo mumama nawe yari afite ikibazo cy'abana batiga. Nta urumva bari akarere bari barimo nawe byari bitandukanye, nuko we yabonye ikiganiro, noneho aganiriza mugenzi we muri ako karere kugira ngo barebe ko bafasha abo bana bakiga. Waba warabigerageje kujya nko mu kagari cyangwa ujye kuvuga ko utishoboye kugira ngo abana basi babone uko bakwiga? Abana ntabwo nabigerageje, ahubwo nakomeje kugerageza papa wabo, umuntu w'umupapa uri aho ngaho kandi uzi ko kwiga ari ngombwa, ngo agerageze ashyira abana mu ishuri, ariko akajya ananiza nyine kubera ibyo yibereye mu byiwe. Nese mami wazabigerageje? Kubera ko uwo muntu yarabimbwiye ko ariko bigenda. Ntabwo nabona ahantu ngerageza. Mu kagari wagenda ukajya ku kagari ukababwira yuko utishoboye, ukabwira ko ufite abana bato kandi utafite ukuntu wabishyurira, noneho bakaba bagufasha kugira ngo abo bana bige. N'ubundi nagenda nkaca mu nzira naciyemo cyagiye kuri wa mwana mukuru, ariko nabwo ni umuntu wanjyanye ku mukuru w'umudugudu. Mukuru w'umudugudu aranyandikira, njya mu bandi bayobozi baransinyira, njya ku kagari banereraho kashe. Uzabigerageze kuko abo bana baracyari bato, nta mpamvu yo kugira ngo abana bavutswe ubuzima bwo kwiga. Ntabwo nakomeza gutunga abana batiga, urabona ndimo ndasaza, ejo hazaza ni ahabo, kandi ejo hazaza wenda hazabaho abize. Urumva ndamutse ntabashyize mu ishuri naba ndimo kubavutsa uburenganzira bwabo. Kuko niba papa we bimaze kwanga, ntabwo wakomeza kuba ari we uhanze amaso. Gerageza byibuze, kuko leta yigisha abana pe, kandi abana batishoboye babashyira mu mashuri bakiga. Ukwa 9 nzabikora. Ubigerageze mbere kugira ngo ushake ibyangombwa abana bazagende bajye ku ishuri, uburyo bizagera mu gihe cyo gutangira abana bakajya kwiga. Kuko ndamutse nanjye nabajyanye mu ishuri ni ukubicira ubuzima bwabo, kubicira ejo hazaza. Ejo nzaba napfuye navuye kuri isi, dore ba papa wabo nta n'icyo. Ariko ufitanye gahunda n'urupfu, uri kuvuga gupfa cyane. Erega umuntu ababiteganya byose. Urabiteganya ariko ntabwo cyane cyane iyo nta famiye yakwitera ku bana, ubu vuga ati abana banjye baramutse. Nese nta bavandimwe ugira? Bakibeshaho. Abavandimwe banjye ndabagira, ariko abavandimwe banjye barikunda. Ntabwo navuga ngo hari uwamfasha umwana pe.